ko uba ugiye kuruha ariko aho kugira ngo witabire cyane amafaranga wakitabira urukundo utaramenyereye rero ubuzima bubi ntago wa musore udafite amafaranga wamushobora kuko ubushaka guhaha ubushaka kwambara ubushaka kwisanzura kurya neza nk'ufite umugabo wa wundi rero udafite amafaranga rimwe na rimwe ni wowe umutunga ukagenda ukajya gupagasa ukirirwa wisuma wamara kwisuma ukaza ugateka amenyereye guhinga wataha ukajya gusoroma iryo sombe rimwe na rimwe ukanarirya ririmo umunyu gusa ninde mukobwa w'Ikigali se wamenya gusoroma isombe akarisekura ninde mukobwa w'Ikigali wajya mu mbobande ngo agiye gukura ibijumba mu mvura ikamunyagira ntago yabishobora cyarose kutekurura naho ubonye mu bihuru ukunda kujya gufana ama equipe tugenda ku ma equipe ewane imodoka zihagarara ahantu rwose ugahita mwirukanka mu bihuru mukanyara niho batatwishyuza no muri tuwarete z'abantu bo mu cyaro umusore aragenda agapfumuza ugutwi umusore akagenda akidefiriza imisatsi umusore akagenda akambara amapantaro ashwanyaguye ibibero byose biri hanze umusore akishushanya amatatiwaje nk'uwo musore uzamushakaho numubwira ati umufuka w'amakara washize akubwira ngo avuye kwisukisha numubwira ngo amafaranga y'amazi ngifagitire ngo avuye gupfumuza ugutwi uwo musore urumva uwo musore mwashobokana we akobasha cyakoze ko ndi umunyacyaro Aswanure mu cyaro Nyamasheke none se tuba turi nakubera gupagasa ariko tutibagiwe umuco waho tuvuka urumva wa musore no kugira ngo nawe tuvugisha kuri udacekurana nukuri kw'Imana hari naho wagera ugasara ukifuza no wa wundi wirirwa inyuma y'inka pe ariko bibaye ngombwa ko utarasara se nyine wamukunda njyewe ntago nzi ahantu Imana yanyerekeje ariko kugira ngo nirukanke kuri uwo nguwo uri bujye kudefiriza imisatsi nimvuga ngo ibi nibi nakirukanka kuri aho nduri inyuma y'inka nkajya nsubiraho yanka ivuye nkakundura ifumbire nkakira mu gishanga rero yanjye bashaka umeze ute wa wundi wapfumuye n'iki wa wundi w'umusitari nyine niwe ushaka ufite amafaranga ikaze mu biganiro byacu cyangwa byanyu nizere ko mumeze neza badukurikira mu bice bigiye bitandukanye ni Radio Empire subscribe reaction na comment Kigali News 250 hose tuba duhari kuko ubufatanye barufatanye kandi ngo ababiri bishimwe bava ababiri bishomwe nizere ko bameze neza ko na boss wacu turamusuhuje no kuri yubakwe harakubwe neza akunzambaza ngo Radio Empire harimo izina rye muri ayo mazina Rahira cyangwa inyuguti ziri muri ngomba ari kumva turi kwirirwa tumuhamagaza ngo natwe so babyegetse bakamenye ko kuri kamera turi kumwe na Olivier amajwi n'amashusho niwe uri tayari ariko nanone nizere ko Bunduku studio nayo imeze neza ndetse na Vava Bunduku umwana wa mukecuru Vava TV show ararwa umukobwa bamwita arya ngo niwe wagize ntabwo nari namwakira uzavuga ngo niwe ubwiye wa muntu ngo nge namubonye kuri YouTube ari gutanga ubuhamya ari kuvuga ngo we Kazungu yaramucitse ubwo rero ntago yagejeje ku munsi nuko nyine Imana yaramurinze dusenye tugatanga ikiganiro tumeze ntaribi Mana yacu Mana nziza Mana ikomeye turagushimye turaguhimbaje tugushimye ukuntu wabanye natwe waturinze izina ryawe niryubahwe turi imbere yawe rero dusabye umugisha mu byo dukora dusabye amahoro yawe n'uburinzi bwawe kandi iyi channel nyaguhora ku ngoma ushyireho subscribe uzifuza mweretse boss wacu mugire neza umuha umugisha wawe umusore zicyo yifuza mweretse na Isiyaka ndetse na cameraman n'uyu muvandimwe twese dusabye umugisha wawe dusabye amahoro yawe n'uburinzi bwawe kugira neza kwawe no gukomera kwawe bibane na buri muntu wese muri aya masaha byambaje mu izina rya Yesu amen Angela ko bajya gusenga none rero ndabikunda baba bagomba gusenga menya bimwe bahanura ngo uterebe kiyanse ngo fire ngo oya bira ariko ngo babyiga bana nabi imitwe bana nabi wabivuga ikitarema amadetike babarama
ejo ni nabonye akana rurimo ari rumiki ni icyongereza ubabaje ngo rusobanuye iki ntiwabimenya ngo hari akana nabonye ejo ni kuri YouTube kargize agahanuzi kavuga zirandimi akizamura akimanuka nkavuga ati akiterura akiyegeza mu nyenyeri ko se birani ibiki tuba twarangiye mba mbona ari utuntu tw'incyomotsi bitewe n'uko babikora ndebera ni ukuri kw'Imana anyuze muri kamera we twese byaraducana bega ibibazo n'umukobwa burambye ati buriya katagura mwana w'umusore nta mafaranga afite urukundo n'urujya urushaka yewe uriya mwana w'umusore ngewe rero Valentina nyine usibye yuko uba ugiye kuruha ariko aho kugira ngo witabire cyane amafaranga wakitabira urukundo utaramenyereye rero ubuzima bubi ntago wa musore udafite amafaranga wamushobora kuko uba ushaka guhaha ushaka kwambara ushaka kwisanzura kurya neza nk'ufite umugabo wa wundi rero udafite amafaranga rimwe na rimwe ni wowe umutunga ukagenda ukajya gupagasa ukirirwa wisuma wamara kwisuma ukaza ugateka ubwo rero umugabo akagira gute akarya hahandi rero ninjoro muri buryamuka mugati nkawe ubona uzabona ikibanza nk'abandi bagabo ryari bikaza kuvamwe ibitutsi ngurimbwa iki kubera kagasuzuguro kuko nta kintu mufite ngahora mushwana muryana kubera ko nta kintu ubwo rero umusore akakanya uvuga ngo ararambagiza nta kintu afite kugira ngo urambagize nk'aba ngaba basirimu b'i Kigali bakwemere afazari keretse yigiriye mu cyaro akajya kurambagiza umukobwa w'i Kigali ni ukuri kw'Imana ntibakababeshye kumuzana nta mafaranga ufite ntago byavamo ntago byavamo aba yaramenyereye kwisukisha yaramenyereye kubaho neza ntago rero wamubeshya ngo uri umugabo wiwe ubwo se waba uri umugabo ki ntago bibaho umusore nzaza mugire n'izi nama muzakora ikiganiro mwese muri kumwe ni ukuri umugeni mu cyaro nyine ho uba waramenyereye guhinga wataha ukajya gusoroma iryo sombe rimwe na rimwe ukanarirya ririmo umunyu gusa ninde mukobwa w'i Kigali se wamenya gusoroma isombe akarisekura ninde mukobwa w'i Kigali wajya mu mbobande ngo agiye gukura ibijumba mu mvura ikamunyagira ntago yabishobora keretse wenda ari iminsi mibi wenda yatumye abikora ariko ntago yabishobora komantere arimo aravugira kuri wa mutipe amugira inama avuga ati Kigali abakobwa bose n'ibisambo ntago bakunda nyine akagisambo n'ijyo gashyizemo ati ntago byabe ubundi wa mutipe iterambere ni byiza kurusha mu cyaro muramukatira cyangwa nizo nama papa kugira umva nta ari umusirimu hanejya akubeshya ngo nta mafaranga afite ari kugira ngo arebe ko umukunda ibaze umenye ko ayafite nyuma rero ukabona yazanye undi Yesu we ngaho musubiza umwanya n'uwawe umugisha ari uko byumva ari no ko bava byumva nyine numvise muvuga ngo nakatiye ngo umusore ngo namujije ko ari umukene ngo namujijije ko wenda ashobora kuba adafite n'ibyo byose abandi baba bifuza njyewe ntabwo narindiriye kumenya yuko ibyo bintu ashobora kuba atabifite kuko ntabwo muzi gusa ariko njyewe murebye gutya to fiziko nabonye bitakunda sibyo kandi nyine ibyo muri kuvuga ngo i Kigali mwese murabizi ko i Kigali bakora amafaranga Kigali bakora amafaranga i Kigali ntabwo duhinga nta mirimo ihaba Kigali ntabwo urajya gusobanura toilette bakubwire ngo urishyura amafaranga ariko iyo uri kugenda mu cyaro se kutekurura naho ubonye mu bihuru ukunda kujya gufana ama equipe tugenda ku ma equipe ewane imodoka zihagarara ahantu rwose ugahita mwirukanka mu bihuru mu Kanyara niho batatwishyuza no muri toilette z'abantu bo mu cyaro kubera zihora zirangaye ugenda winjira sibyo ariko inaha ewana ni amafaranga buriya niyo ataba muri Kigali ariko niyo ataba i Kigali ahantu hose mu mujyi uhaba kubera amafaranga yego tuba dutuzwa n'amafaranga rero kumbwira ngo umuntu w'umusore ngo yaza ngo ngiye ngo mubwire ngo yego ngo ndamukunze si ubwo mukunda iki amarira iki ngewe reka mubwire njye ntabwo nakunda umusore gutyo gusa ngo udafite amafaranga ngo nuko ngo urukundo abiza ate se nimba urwo rukundo ubundi ndufite wenda nta n'urwo mfite njye mfite urw'amafaranga nyine kuko ariyo nshaka kuko ariyo agomba gutuma mbaho nkambara neza nkasa neza
kugira ngo anandebe nyine abone ko akwiye kunkunda ariko mu by'ukuri ntabwo watekereza kunkunda ubizi yuko ubaye uri kunyumva n'undi wese ntuzatekereze kunkunda uzi yuko nta mafaranga ufite oya ntayo pe. none se hari ukuntu ubana n'umusore mukabana nta kintu afite pe ariko ukabona nyuma hari ikintu mugezeho. Hari igihe rero wavuga ngo nzabana n'umusore ufite amafaranga suzi ko ibyo twifuza ariko ntabwo ariko byose tubibona kandi ikintu nabonye icyo ushaka si cyo ubona. Afazari burya aba yari umuntu muzima uzi kwizigama mukabana mugakundana n'ukuri ejo mugira ku byanyu. Ngenze abantu benshi bagiye babana batagira inzu aka kanya bujuje amakadasteri keretse iyo ari umuntu ubona w'imbobo nta bitekerezo bizima afite byo kubaka nta n'ubwenge bw'ubwizigame ariko iyo afite ibitekerezo bizima afite ubwenge bw'ubwizigame uramwemera ma. none se ngiye ko ibyo byose mba mbona nta n'ikintu namubonye afite. Abasore b'inaha ngaha i Kigali rero ko nababonye ngewe sinzi rero nimba nanje ariko abibona. Umusore aragenda agapfumuza ugutwi, umusore akagenda akidefiriza imisatsi, umusore akagenda akambara amapantaro ashwanyaguye ibibero byose biri hanze, umusore akishushanya amatatiwaje. Nk'uwo musore uzamushakaho numubwira ati umufuka w'amakara washize akubwira ngo avuye kwisukisha, numubwira ngo amafaranga y'amazi ngifagitire ngo avuye gupfumuza ugutwi, uwo musore urumva uwo musore mwashobokana we ako basha cyakoze ko ndi umunyacyaro asobanura mu cyaro Nyamasheke. none se tuba turi nakubera gupagasa ariko tutibagiwe umuco waho tuvuka. Urumva wa musore no kugira ngo mubane bizagucanga baba busubiye Nyamasheke wa undi wirirwa ari inyuma y'Inkaragira urumva anatashye anahinga abo ngo wakunana nawe tuvugisha ukuri udake kurana nukuri kw'Imana hari naho wagera ugasara ukifuza na wa undi wirirwa inyuma y'inka pe. ariko bibaye ngombwa ko utarasara se nyine wamukunda. Njewe ntago nzi ahantu Imana yanyerekeje ariko kugira ngo nirukanke kuri uwo nguwo uri bujye kudefiriza imisatsi nimvuga ngo ibi nibi nakirukanka kuri aho nduri inyuma y'inka nkajya nsubiraho yankivuye nkakundura ifumbire nkakira mu gishanga. rero yanjye washaka umeze ute wa undi wapfumuye n'iki wa undi umusitari nyine niwe ushaka ufite amafaranga ese reka nkubwire Yesu uramwana wa mu nago nanone kandi we ntiyapfumuye ntiyapfumuye reka nkubwire uriya mwana ntabwo yigeze apfumuye kandi yanje nawe n'uw'icyangugu uriya mutipe nubwo atapfumuye afite n'ubuturage bwinshi uko namubonye gusirimuka byangora kugira uwo musirimure. Ikindi njyewe nanjye uwo musore ufite izo nka mbizi neza ariko ushaka kumubona afite inka ariko ari umushumba niyo zaba ari za shebusha oya njye rero mubonye afite izo nka uko nge ubundi umuntu wavukiye ipfi urasirazuba reka nanjye ntabwo navukiye i Kigali ariko nge ko ngo n'ibirasirazuba urumva njye na hano nahaje ndi umwana muto cyane ni nka ariho mu rugo nyine. Noneho rero nk'umuntu ariko wavukiye iburasirazuba nubwo navuye undi gato ntabwo umuntu ufite inka ngenda mukunda cyane ko nkunda n'umuntu ufite nkunda inka ngiye mu bisanzwe ubwo uwo musore aba afite izo nka ari iziwe ewana uwo nguwo ntareba ariko nk'uyu waza gutya dukubitanye nk'uriya nabonye araje ngo yabonye ifoto yanjye ngo arankunda agena muri telefone ifoto ayifite muri telefone ngo agerera asize inka rero hariya ukaba utamubajije neza reka mubwire uzi impamvu uri uzarebe ikimenyetso cya mbere nk'abantu bo mu Mutara biri ubarebye no muri fone hari igihe ureba muri screen yiwe ugahita usanga harimo inka cyangwa harimo amahembe y'inka cyangwa harimo ibyatsi telefone mwayirebye none ko yahise anyereka ifoto yanjye ariyo twabonyemo jewe uriya mugore yiwe uriya mutipe uriya mujama nyine wambwiye ngo dukundane muzamumbwire ko njye ntakunda umusore umeze kuriya cyane cyo n'umuturage azabanze anasirimuke ego ku muntu uzi ko ushobora n'umuntu ishati iriho ubuki inkweto yatobotse urumva yambaye n'igikoti kimeze nka bya bindi byarumbiye wareba mu ikote yavanamo amafaranga afite ukaba waniruka cyangwa abatunzi da baraba batunzi biwacu bajya gutunda inka hitwa he ku Gikongoro nabari abantu imyambarire cyane bakunda kwitira abagizi nyine mvanje imyambarire n'imiterere sigaragaza umuntu katunze navuze ubusirimu kandi gusirimuka suko ese wowe wonye atasirimutse shawapi no mu mutwe no mu mutwe ariko nimba asirimutse ntacyo nimba we warabonye asirimutse kandi ukaba yaba ari tape yawe nta kibazo rwose wafatira urasa nuko njye atanyemera
kuko nanjye ndi umuturage nabambonye mugenzi wanjye umuturage ikibazo nuko numvishe yivugishwa ngo abantu ngo babamanike aho ngaho rwose abantu bagufiya wapi ntabwo abakunda ngo teza amamaneke ubwo turasigaye rero oya ngewe jana iby'uwo musore wenda tubireke aracyafite amahirwe yo guhura n'abandi barenze n'uriya azahitamo ngewe mfite amatsiko yo kumubaza ukuntu yahuye na Kazungu ukuntu Kazungu yamusuhuje ese uriya muntu nabonye kuri YouTube buriya waramubonaga ukabona ameze nk'undi musore nk'abandi ese uriya muntu mwarahuraga akakubwira ati tugende ngugurire fanta nk'abandi basore ese uriya muntu yarakurambagizaga nk'abandi basore akakubwira ngo ngiye nabonye ari igikoko cyusuje ibyangombwa oya nago nanjye nta kintu mfite namusubiza kuri hariya icyo no kuvuga ngo namatsiko nyine ibibazo kuri uriya muntu bikomeze bigutera amatsiko shatumara amatsiko nushaka kumara amatsiko koko mana we uzi kurinda uzambwe nanye meze neza numva nyine ngomba kugwa amakuru ahagije hari ubu ufite umushyi w'umuhungu wakatse uyu munsi wapi mwabanje mwambanje kunshanganyikisha ntabwo nzi nzongera no kumwibuka no mu mutwe yanjye uriya musore garuyemo kabisa yego none se uwo musore bari basanzwe bahura wapi twahuye umunsi wa mbere ubundi uyu niwe wabyishe byose yaramamagaye ngo nze ngo mfite amakuru meza ndaza ageze banyerekera yaje kureba ngo mbege inkweto yambaye inkweto zahe nyamara ari ari kujijisha yaravuze ati reka nze ndi umuturage ngo ndebe ko uko banyakira akaze kagaragaze neza bakwange nyuma wenda ariko buriya nubona nicyo nkundira njye abantu bo mu mujyi umuntu wo mu mujyi umva ajya ku cyangwe cy'akifunga byatasi sibyo se akifunga handi umuntu amubona ukavuga ati aturiya muntu kweri gutya kandi nyamara mu mufuka nta kintu kirimo pe ariko uburyo agaragara gusa ese ubundi ngiye kunyifungaho nta kintu ufite byo nibike ubundi icyo gihe uhita ubimenya ntabwo uhita ubimenya akaza yifunze si imyota ikanyica nta n'agafanta ngo yifunze nta muntu wifunga wabura ya fanta ku mufuka ariko buriya abasore bagaragara neza buriya ntabwo nawe ari ngombwa ngo yikoremo byose n'igihe n'umusisita baba bari kumwe agahita ari umugati baduha akantu kandi akagahira uwo musisita akaba ari we wishyura njye sinyaguhe ngewe musengerera umusore wese ntabwo wahonga umusore muhonga iki ufite amapuro ushaka nuza abure kuyaha se nge nyamuhe akantu ko gonga kamuhonga ko zaba njyewe ni ukuri kw'Imana nta musore nagurira ngewe keretse nka kuriya vava abana banjye nka kuriya wenda ari abiwacu ati twaje i Kigali dukoresheje komandi n'iyi ukabakomeraho nk'ibihumbi 10 naho guhura n'umusore akakwihugika hano ngo nsengere byose ni ibiki ako baracyafite n'ikene wabo kirikare wabo niyo mpamvu bagendana nyine ni urugero nanze kuko aribo dukunda guhura nabo aje mu mujyi vuba aracyafite n'akantu ko iwacu nyine iwacu kandi iwacu ni mu cyaro iwacu ni mu cyaro bava rero nawe ako bava ubundi kuva ujya kugura yawe umaze gusubira mu rugo inshuro zingahe Yesu we ntizigira umubare naje ubundi ku 10 nzaba ntagiye urumva uracyakunze iwanyu cyane ajya zamana imyaka ubu hari ubukwe kwa mama wacu uyu tumwita nimvubuka mu mujyi wa Kigali ntabwo mbesha nimvubuka mu mujyi wa Kigali nse tuba turi karande y'umujyi ubu ngiye n'umujyi mukundishwa nuko nabonye aho nkorera ibihumbi 10 ari ntaho sinahaba nibyo mumaze kuvuga nyirinzara akubwira tumva mviraho rero ngewe kugira ngo ngume mbe mu mujyi ku mitwe ngo nukugira ngo nkunde mbe mu mujyi se ibyo ni ibiki reka nguge nta muntu ba mu mujyi ahantu ugeze reba nk'uno mu boss amamiliyoni amajije kudutama Nyamasheke yari kubonamo yebora ariko nuko bati baba ni icyamamare oyi wacu Nyamasheke ho nta hantu ushobora kubona ibihumbi 20 ku munsi wabakoze iki ntaho wabibona ahubwo buri cyangugu ngiye mamye ko n'umucuruzi wawe kugira ngo afate nk'ibihumbi 20 ku munsi oya abacuruzi bo barayabona bikamembiyo ariko iwacu nta muturage amenshi wakore ku munsi ni 1000 yaba menshi 2 nta muturage waho ushobora gukora amafaranga 20 ku munsi wabakoze iki
abantu bo mu cyaro kubera bose abenshi batunzwe nta mafaranga haba biragoye cyane ahubwo ari igihe najyaga gucuruza ibijumba nkajya gucuruza ibijumba ku kagari nagira nkasanga ibijumba byabaye byinshi nkavuga ariko siko komana ubu ngubu nta kindi kintu wandangira cyo gucuruza ibi bijumba ubu ibijumba umwandiko ukagura 100 umwandiko w'ibijumba kandi wagiye wikoreye igifuka ugacyura nk'ibiceri 600 ubwo si ibyo biceri 600 abantu bo mu cyaro mwaranagoye mwacuruzaga ibijumba ngo ibijumba ukikorera umufuka w'ibijumba ukajya mu gasoko nimugoroba k'abagore ukabidandika ugataha nta n'umuntu ukubajije ngo umwandiko w'ibijumba nangahe bwamara kwira ukabiteza ugatana ibiceri 600 ibiceri 600 wabimaze wabimaze iki mu cyaro ako vava naye mbona kujya usubire mu cyaro iwanyu bizagora oya njyewe ndahakunda kujyayo basure kujyaho ukabasura nzajya njyewe mbasure ariko se nta kazi mfite ngo mbona amafaranga nishyura nyirinzu nabwo nagumina nkora iki nasubirayo kandi akazi buragafite wenda ndagafite ariko anje wenda mu gihe reka tube dusoje ikiganiro umugabo uri amutipe naziva bajye kimwibariza nawe uri mu tipe se kandi undi akati ngiye kumamagara nyine ngafite byinshi ushaka kumwibariza nawe kandi nawe wamugani erega nawe bamuhuza bikorwa ukabahuza ese ubu hari umuntu wagize ngo hari umuntu ugihuza umuntu n'undi wagize ngo iyo nijyane twaganiraga tubakora umukobwa Jackie wigize ishyano urumva iyo haza muzanye shitani mu kigo yaranutse ngo ndi indyarye ejo bundi muzanye shitani twarahuye ndamubwira ni Jackie rero kwambara ubusa mu Rwanda ntibigezweho maze arantuka muko ngo wowe ngo kuri indyarya ese ndi indyarya hari udufaranga waba warampaye nkatukuryarya muzanye dayimoni nkakurira udufaranga twawe reka tumuvuge mu kindi kiganiro Olivier kamushimire uriko nyita indyarya mu ruhe ruhande ngumve ngo muri indyarya ngo nge ntawe uzambuza gukora ibyo nshaka mwandyarya mwe gukomana ahubwo yakubati mwabajyanama banje beza urumva sinyene bavuze ngo nanjye ninjye muri uwo murongo wabavuze ngo twabuze icyo tuvuga ngo nanjye ngo nimubwirize nk'abo ngabo nyine uzi ikintu uvuga wagira ngo ukakibona ukakivuga bitwaye kandi uvuze ibintu bigaragara ko atari ikosa ngo ndi indyarya ngewe basobera reka tugaruke mu kanya saba murakoze cyane